nzakomeza mufate nk'amakuru wanjye. ese reka kwirirwa uvunika nawe ntabwo worohewe pe. ese ubundi na n'ubu ntushobora kumbwira umuntu wagutenda? ntibajye wambabariye basi ibi bintu mbabara twe kubivugaho. igihe nikigera nkumva nabohotse nzamukubwira, ariko ubu none se isi ari ikintu nibaza, kuba wavuga umuntu waguteye inda hari icyo bitwaye? ese uracyashimangira neza yuko ari cyusa? mu gihe wambaye ibintu tukabivamo byo kumbaza uzabimenya igihe nikigera, ariko aka kanya nta kintu nshaka kuba nabivugaho pe. no mu rugo reka nkureke. njya numva bavuga ngo iyo ababyeyi batwite umuntu yirinda kubatesha umutwe. umwana asa ameze neza mu nda. disi gutwita birakubereye? ntacyo, reka nkureke, nibwo nushaka uzambwiza ukuri. nonese ko wicaye hano? numvaga mu cyumba hashyushye, nza ahangaha kugira ngo numve byibuza ko akayaga kangera. arega nawe uba wiyambitse ibintu, n'iyo niro nayo ubwayo iragutwika. ucishamo cyangwa n'igitenge mu mabere bitora akayaga, sibyo? ikindi umwe n'amazi menshi, ndabizi urayanga, kandi njya numva bavuga ngo ababyeyi batwite amazi abagirira akamaro. uzanira amazi. ariko cyangwa ntibikugore nta kibazo, ndabona nayo sesi iracyanyishisha. aya ntabwo mubishisha, nuko nyine mba numva nta muntu n'umwe nyine nshaka kuvuna hejuru y'ibyabaye, kandi ari njye wabigizemo uruhare. oya ntugatekereze gutyo. yego nk'uko wabivuze cyangwa nk'uko wari ubizi ntabwo tuvukana, ariko njye ntabwo byakuraho yuko hagira uwo muntu muri njye. ese ubu numara kumenya ukuri kose reka kwirirwa wivuna. isinde wo kukwanga umuntu arakwanze kera, ngira ngo urabizi. intambara nyinshi twagiye ducamo urabizi uburyo twari tubanye. ntabwo rero ikindi kandi ndakuruta isi, ndakuruta. icyo wankorera cyose nkwiye kukwihanganira kuko uri muto kuri njye. rero ntiwirirwe wumva yuko ari ukungura, reka nkuzanira amazi unywe. wariye se? ntabwo nari kumva nanabishaka. none se nukomeza kwicisha inzara bizagenda gute? ntabwo mba numva nshonje. ukaba ushaka kuzabyara akana kadafite ibiro? se koko isimbi natanywa amazi azabyara umwana udafite ibiro? duhurira aha hasi muri komenti tubivugaho. nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira. ariko ngiye kuba nakubwira, tugiye kuba twareba ibintu bigiye kuba byaza muri episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi. ese ibintu biraza kuba bimeze bite? ese ko twabonye uriya musaza Papa Kamarade arimo abwira uriya muzamu bazanye kwa Rugema ati nubona Kamarade cyangwa Emile yamuhaye amafoto, nuramuka uyabonye uzabashe kuba wambwira mbere yo kugira undi umenyesha ashaka kuba yakora iki. ba Kamarade cyangwa Emile baramutse bageze hano mwa runo rugo, uyu musaza ashaka kuba yakora iki? byose tugiye kuba twabirebera hamwe. ese urukundo rwa Sylvie ndetse n'uyu musaza wari bagiza Rurangirwa ruraza kuba rwakomeza? nabyo turaje tube twabirebera hamwe. ese Kanyana we agahinda karaza gushyira ryari yemere ko musaza wa Iribagiza bamumutwaye adateze kuba yakundana nawe uriya musore Rurangirwa? rero byose tugiye kuba twabirebera hamwe. ese ibindi bintu byabashe kuba byaza muri ino filimi? ese Cyusa we araza kuba yavugisha Iribagiza
kubera ko Cyusa afite agahinda nawe ko kuba adaherukana na Iribagiza. Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri komenti utangemo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, nurangiza nuba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe naryo urikandeho, nimba nta jambo ryanditseho subscribe uri kubona ukande kuri ako kantu ka like kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Kandi twamaze kubona ko hari abantu babasha kuba batwiyitirira bakabasha kuba bakababeshya ibintu ntibize hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, ariko iyi niyo channel ya nyayo itanga amakuru kuri filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko niyo urebye niyo ifite abasubscribers benshi mu zindi channel zose zibikora zabashije kuba zatwiyitirira. Rero urabe ushishoza ukande subscribe hano kuri ino channel kugira ngo uzajye umenyeshwa amakuru agiye kuba yakurikira. Rero uyu musaza Papa Kamarade impamvu itumye arimo ahata uyu mukozi ibibazo amuha amategeko mwa runo rugo, nuko tumaze kuba twabona ko uyu musaza muri episode igiye kuba yakurikira ba Kamarade baramutse baje hano mwa runo rugo baba bamuzaniye wa muti wa kabiri kugira ngo azabone uko awuha Iribagiza, kubera ko uyu musaza ntabwo yigeze agambanira ba Iribagiza, ahubwo ashaka ko yamuvura neza, ashaka kuba yacisha ibintu mu buryo bikamera neza, kubera ko yaje hano kwa Rugema yaje yijijisha ziriya mpapuro z'imitungo yahaye Rugema ntago ari izanyazo, ahubwo yarari kugira ngo yigarurire icyizere cya Rugema azabashe kuba yagera hano mwa runo rugo. Rero yabashe kuba yahagera, biriya byose mwabonye Rugema ajya kuba yatora umuti mu cyaro. Uyu musaza yari yahamagaye Kamarade na Emile, nibo babashe kuba bamufata. Yari imipango yose y'uyu musaza kugira ngo Rugema abashe kuba yafatwa, abashe kuba yagira yabacika, byose byari imipango yabo, ariko umuti babashije kuba bawubona. Ariko ba Kamarade bo ntago barasobanukirwa, ntago muzehe yabasobanuriye ko uriya ari wo muti wa kabiri. Ese muzehe araza kuba yabibabwira, byose turaza kuba tubireba hano muri iyi filime. Ariko impamvu wabonye arimo abwira uriya mukozi wa Rugema ati aba bantu babiri ugomba kuba wabafata mu mutwe, ukajya ubyuka mu gitondo ubarepeta, ukagera nimugoroba ukibarepeta, kubera ko ari bo bantu babiri b'ingirakamaro uyu musaza akeneye bonyine kugira ngo abashe kuba yavura Iribagiza. Rero nimba umaze kuba wasobanukirwa ibi ngibi uyu musaza yabashije kuba yakora, jyaho hasi muri komenti utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo iyi filimi. Nimba uyu musaza wari waranamurakariye uvuga ati ndamubabariye, wandikemo ndamubabariye. Kandi nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota turi kumwe n'abantu babashe kuba bakurikira, bakabasha kumva igikorwa kizima uyu musaza agiye kuba yakora, kubera ko niwe ugiye kuba yaha umuti wa kabiri Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakira. Uri kumva rero ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza agiye kuba yakora hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero abantu bari baratangiye kuba bamurakarira, nibajye muri komenti bavuga ati ndamubabariye, kubera ko niwe muntu nyine ugiye kuba yavura Iribagiza. Niyo mpamvu mwabonye arimo abwira uyu muzamu hano mwa runo rugo kwa Rugema, ari we uri kumuha amategeko ati Kamarade na Emile nibaza, kubera ko bafitanye gahunda, azabashe kuba ari we yamenyesha kugira ngo ajye gutora uriya muti mu ibanga rikomeye cyane, kugira ngo azabone uko awuha Iribagiza yibuke. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza agiye kuba yakora hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Twari tuzi ko yagambanye, ariko iyi episode igiye kuba yakurikira ibintu bigiye kuba byaba uburyohe. Nimba nawe uri kubona ko ibintu bigiye kuba byaba uburyohe, jyaho hasi muri komenti ushyiremo ibintu byabaye uburyohe, kubera iyi episode tugezeho ibintu bigiye kuba ibindi bindi, ariko ntago ari byo twabashije kuba twabona muri filimi Inzira y'Umusaraba gusa, kubera ko twabonye ko uyu musore Rurangirwa ndetse n'uyu mukobwa Kanyana ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane, kubera ko ari bo bantu bari mu rukundo. Urabona ko ibintu bikomeje kuba byaba ibindi bindi. Urabona ko rero Rurangirwa n'uyu mukobwa Kanyana batangiye kuba baba mu bantu bafite urukundo rwinshi cyane, nabo bagiye kuba bakora urukundo rwiza. Ariko se uriya mukobwa Kanyana we ibyo biraza kuba byagenda gute? Byose turaza kuba twabireba. Ariko urabona ko uyu mukobwa Sylvie ndetse n'uyu Rurangirwa urabona ko
baberanye cyane. Noneho icyiza cyabo ni uko bagiye kuba bava mu miryango imwe, umwe afite mushiki we ugiye kuba yazashaka Cyusa, undi akagira musaza we ugiye kuba yazashaka uyu Rurangirwa. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byamera neza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko aba bantu bagiye kuba batanga urugero rwiza rw'urukundo, kubera ko twamaze kubona urukundo rwa Cyusa ndetse na Iribagiza rwatangiye kuba rwazamo ibintu byinshi byatumye rutagenda neza, ariko urabona ko urwa Rurangirwa ndetse n'uyu mukobwa Sylvie ibyabo bigiye kuba byamera neza cyane. Ese Kanyana we ibye bimeze bite? Rero Kanyana twamaze kuba twabona ibintu ibye ahantu ari, ibye byo bigiye kuba byavamo isosi ye yaguyemo inshishi, kubera ko ari mu gahinda kenshi kuko uyu musore yabashije kuba yamukatira. Kanyana ntago arimo ariyumvisha ko Sylvie ariwe wabashije kuba yakegukana uyu musore, ariko ese Kanyana ibye bizarangirira hehe? Umujinya we afite, kandi ari umuntu usenga wizeraga Imana, ariko byose turaza kuba twabirebera hamwe. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uyu munota tukiri kumwe, nkorera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nimba naryo uri kubona ushyireho like, nimba like wayisizeho ujye muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, yuko iyi filimi Inzira y'Umusaraba igiye kuba yaryoha cyane kurushaho, kubera ko tumaze kubona ibintu bigiye kuba byakurikira ko ari ibintu byiza cyane ibiraza kuba byayiranga. Abantu benshi baraza kuba bayishimira, muraza kuba mwatungurwa, kubera ko tugiye kubona ko Iribagiza namara kuba yanywa umuti wa kabiri, uyu muti rero uzagera hano mwa runo rugo, uzahagera bigoranye, ariko uzahagera kubera ko uriya musaza Papa Kamarade yabashe kuba yabipanga na ba Kamarade ati bazabashe kuba bawuzanire hano mwa runo rugo. Rero niyo mpamvu mubona uriya musaza arimo aratanga amategeko menshi cyane ayaha uyu muzamu wa hano kwa Rugema, kugira ngo azabashe kuba yamubwira mbere, abashe kuba yajya kuba yatora umuti wa kabiri kugira ngo avure Iribagiza. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane Imana igiye kuba yakora kugira ngo Iribagiza abashe kuba yakira ibintu byose, abashe kuba yakibuka umuntu wamwiciye ababyeyi. Ese koko biraza kuba byakunda? Nimba tubashiye kuba twagerana hano, jya muri comment uvuga ati amen, kubera ko Imana igiye kuba yakora nyine ibitangaza, Iribagiza abashe kuba yakanguka. Uri kumva rero tutavuze amen twaba duhombye cyane, kubera ko Iribagiza nabasha kuba yakanguka filimi yacu izaba irushaho kuryoha. Iribagiza akibuka ibintu byose, gukanguka ndi kuvuga ni ugukanguka ubwonko nyine, agahita yibuka ibintu byose Rugema yabashije kuba yamukorera, akabasha kuba ageze ahangaha atibuka umuntu waba waramwiciye ababyeyi. Ariko namara kuba yanywa uyu muti wa kabiri, Iribagiza azahita yibuka buri kintu cyose. Uyu musaza rero mu musengere abantu bazi gusenga Imana kugira ngo abashe kuba yavura Iribagiza vuba. Ba Kamarade bazabashe kuba bazana uriya muti wa kabiri, batarabasha kuba basobanukirwa ibintu byanditseho, kugira ngo bazabashe kuba bawuzana bawuhe Iribagiza abashe kuba yakira, kubera ko uriya musaza mbere yuko bafata Rugema yari yabwiye Rugema ko agomba kuba yazana uriya muti hano mwa runo rugo, akabasha kuba yawufata akaba ari we uwangiza, ariko yahise amubwira ko hari ikindi kintu yabasha kuba yawukoresha kugira ngo awangize, agomba kuba yawukoresha icyo wagenewe. Uri kumva ko icyo wagenewe nyine ni ukuvura Iribagiza, yari guhita avura Iribagiza. Rero abantu batari babashe kuba basobanukirwa, mujye muri comment muvuga ati ndasobanukiye, kubera ko ibintu bikomeje kuba byaba uburyohe cyane. Iyi episode tugiye kuba twageraho ibintu bigiye kuba byaryoha cyane kurushaho. Uko twari tuzi iyi filimi Inzira y'Umusaraba igiye kuba yaba nziza cyane kurushaho, uko ibindi bintu biragenda bikurikira byose uragenda ubasha kuba wabimenyeshwa hano kuri ino channel. Mwibutsa ko iyi channel niyo y'ukuri itanga amakuru abasha kuba yaza muri filimi Inzira y'Umusaraba, ukabasha kuba wasobanukirwa buri kimwe kigiye kuba cyaza. Ikimenyimenye ni uko ariyo ifite n'abasubscribers benshi cyane babashe kuba basobanukirwa
gusobanukirwa. nawe nimba ubashe kuba wasobanukirwa, kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ukande like kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu. Utange n'ibitekerezo byawe aho hasi muri comment. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, ubundi dukomeze filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane, bikomeje kuba byaba ibindi kubera ko filimi yacu igiye kuba yarushaho kuba yaryoha, nyine ikarushaho kuba yazana ubwiza bwinshi cyane, igiye kuba yakiyongera. Abakunzi bayo rero nimubashe kuba mwacikwa iyi episode igiye kuba yakurikira. Ariko Kanyana we ibyo ntago bibashe kuba byakoroha kubera ko afite agahinda kenshi yuko Sylvie yamutwaye umukunzi, ariko Kanyana ntago yari yarigeze abivuga, ntago yarenganya Sylvie kubera ko uyu mukobwa iyo abasha kuba yabwira uriya musore basi ko amukunda, uriya musore ye nibwo yari kuba amuhitishijemo neza, akabasha kuba yasobanukirwa. Ariko Sylvie yatanze kuba yavuga ko yatanze Kanyana kuba yabwira ko uriya musore amukunda, niyo mpamvu tutarenganya uriya musore kubera ko yabashe kuba yagera ahantu bamwereka urukundo, kandi twabonye ko Sylvie akunda uyu musore cyane. Niyo mpamvu n'uriya musore twabonye ko akunda Sylvie cyane. Se Kanyana araza kuba yamenera hehe ashaka kuba yabatanya, ariko arimo aravuga ati inshuti ye ngo niyo ishobora kuba yamuhemukira. Ariko icyo twabonye ko nuko Sylvie atigeze ahemukira uyu mukobwa Kanyana, ahubwo we bakunze umuntu ari babiri, abasha kuba yahitamo umwe, abasha kuba yamutsindira, uwo nibo barimo gukundana. Niyo mpamvu mwabonye ko uyu mukobwa Kanyana yagiye kureba umukunzi wa Sylvie, agataha yatunguwe, agataha yagize ikibazo gikomeye cyane. Ariko uyu koci arimo aramuhumuriza. Koci yabashe ko yamubwira ko abahungu ari kuri abameze, ahubwo ni isezerano Imana yamusezeranyije ritaragerwaho kubera ko uriya musore n'ubundi ko atarowe. Nicyo uyu mukobwa koci arimo arabasha kuba yamuhumuriza kubera ko ngo koci nawe yagiye ahura n'abasore benshi batandukanye bakabasha kuba bamukora nka biriya bamukoze, ariko ngo yaje kubona ko abantu babikoze hari ugiye baba bahisemo nabi, akaba ari Imana yamuciriye inzira kugira ngo atabasha kuba yakundana n'uriya musore. Uri kumva ko rero filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane. Ese Kanyana araza kuba yagira ubwenge noneho abashe nawe kuba yakwiyumvisha ko nyine uriya musore bamutwaye? Byose tumaze kuba twabireba kubera ko Kanyana bamaze kuba bamutwara umukunzi, kandi nta n'ikindi yabikoraho kugira ngo abatandukanye. Uri kumva ko rero Kanyana ibye bigiye kuba bitoroshye, ariko icyo abantu mwabashe kumva mukabasha kuba mwasobanukirwa, mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu yuko iyi filimi igiye kuba yagera ahandi hantu, igiye kuba yagera ku rundi rwego. Kandi iyi filimi Inzira y'Umusaraba tubasha kuba twayikuramo amasomo atandukanye, tubasha kuba twasobanukirwa, tukabasha kuba yazatubeshaho mu buzima busanzwe cyangwa warigeze kuba wahura nayo mu buzima busanzwe. Rero iyi filimi ibigamije kuba yatwigisha isomo runaka ribasha kuba ryabaho ku bantu benshi babasha kuba bahura naryo mu buzima busanzwe. Rero nawe nimba ubasha kuba wakumva amasomo atangirwa hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, jya muri comment ubashe kuba wabitubwira, kubera ko hari abantu benshi twamaze kubona ko hano muri filimi Inzira y'Umusaraba havamo amasomo akomeye cyane, kandi tugenda tunayabonamo. Uretse ko abantu benshi batakunda kuba bakirengagiza aya masomo aza muri filimi Inzira y'Umusaraba, bakabasha kuba bakikundira amashusho, ariko ndaje kumusobanurira buri kimwe cyose kibasha kuba cyaranga iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko uyu mukobwa Isimbi ndetse na Iribagiza bari barimo baganira. Iribagiza ashaka kuba yamenya uwateye inda Isimbi wa nyawe kugira ngo abashe kuba yamumenya, ariko Iribagiza azi ko ari Cyusa agoma, ariko ntabwo arabyemera ko ari Cyusa kubera ko Isimbi yabashe kuba yabwira uyu Iribagiza ko Cyusa yabashe kuba yamutera inda. Niyo mpamvu mubona Isimbi yari yaragiye, ariko twebwe twamaze kuba twasobanukirwa, abamaze kuba bakurikira iyi channel bamaze kuba basobanukirwa ko Isimbi iyi nda atari iya Cyusa, ahubwo yashatse umuntu umutera inda kugira ngo azabone uko abana na Cyusa, ariko imipango yabashe kuba yamupfubana.
ese Isimbi azavuga ukuri ryari ko iyi nda atari iya Cyusa? Ese Iribagiza we araza kuba yabifata ute, kubera ko Isimbi agumye kuba yamuhisha ukuri, kubera ko ukuri nyine Isimbi afite ashaka ko iyi nda yazajya kuri Cyusa, ariko hano Isimbi ntabwo ahise avuga ati ni Cyusa wayineye, kubera ko amubwiye ko ukuri azakumenya nyuma, igihe nikigera azavuga ukuri. Ese ukuri Isimbi atsimbye ni ukuhe adashaka kuba yabwira Iribagiza? Byose turaza kuba twabireba. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota, kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo iyi filimi, kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite by'uburyo uri kubonamo iyi filimi ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba bakurikira iyi video bakabasha kuba bagera kuri uyu munota, kubera ko hano hari gutangirwa amasomo n'ibintu biraza kuba byakurikira muri filimi Inzira y'Umusaraba. Tugenda rero tubabwira ibintu byabashe kuba byaranga filimi Inzira y'Umusaraba episode iraza kuba yakurikira, tukahita tubabwira no ku byarangije no muri episode yabashe kuba yarangira, kugira ngo twibukiranye uburyo ibintu byari bimeze, kubera ko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi bibasha kuba byashimisha abantu benshi, bakabasha kuba bareba filimi Inzira y'Umusaraba hari ikintu babasha kuba bakuramo, bakabasha kuba basobanukirwa ibintu biyivugirwamo cyangwa amasomo atangirwa hano kuri ino channel, bakabasha kuba mwamenya ibintu bizaba birakurikira muri episode iraba ikurikira. Rero ni byiza cyane kuba Isimbi akomeje kuba yahisha ko ari Cyusa wamuteye inda, kubera ko n'ubundi uyu mukobwa arimo arabeshyera Cyusa, ahubwo se Isimbi afite mupango kiwo kugira ngo azashyire inunda ku wundi muntu. Ese aragumya abishyire kuri Cyusa? Byose tuzabirebera hano kuri ino channel. Jyaho hasi muri comment utange ibitekerezo by'uburyo ureba iyi filimi, n'icyo ushaka wifuza ko cyahinduka kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, n'icyo ubona kitagenda neza ubashe kuba wakitubwira kugira ngo tubashe kuba twagikosora. Uyu mugore Mama Kanyana Rugema yaramugiriye inama yo kuba yasohoka ngo ajye mu cyumba cye ariho amusanga, ariko ntabwo uyu mugore yabashe kuba yakumva, kubera ko Nyirantambara ariwe ubashe kuba yakomanga hano kwa runo rugi Mama Isimbi. Ese agiye kuba yakorera ki uyu mugore? Jyaho hasi muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe, ubundi nze dukomeza na episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi. Ese ibintu biraza kuba bimeze bite? Rero jya muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kubera ko uyu mugore Mama Kanyana yabashe kuba yakinjira hano mu cyumba cya Rugema ndetse na Nyirantambara, aho Nyirantambara na Rugema bararaga abwira Rugema ati ashaka ko yabyara, ariko ibintu bibashe kuba byamubaho, abashe kuba yasangwamo n'uriya mugore Mama Isimbi. Nyirantambara muzi amahane ye, ibintu bigiye kuba byakurikira se biraza kuba bimeze bite? Rero nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba urimo uraribona, ubundi dukomeze kuba twaryoherwa na filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ese Cyusa ndetse n'uriya mukobwa Isimbi we bigeze hehe? Ese uriya mwana Cyusa azabwira Iribagiza ko ari ukuri? Jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, kubera ko twabashije kuba twareba filimi Inzira y'Umusaraba iraherutse kuba yasohoka, niyo tugiye kuba twakomerezaho. Ese ibintu biraza kuba bimeze bite? Ese Cyusa azagera aho abwire Iribagiza ukuri ko ariwe wateye iriya nda Isimbi? Kandi uyu Cyusa abashe kuba yabwira uriya mukobwa Iribagiza ko ariwe wateye inda Isimbi, wenda ibintu bizaba byoroshye. Ariko se Iribagiza ntabasha kuba yabibwirwa n'abandi ko Cyusa ariwe wabashe kuba yatera inda, bizaba bimeze bite? Jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba bareba filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi hano tugenda tunakuramo amasomo menshi agenda adufasha mu buzima busanzwe, ariko hariho abantu babashije kuba batwiyitirira bakabasha kuba bakababeshya ibintu biraza kuba byaza muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero iyi niyo channel ya nyayo ibasha kuba yatanga amakuru y'ukuri kuri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero koraho subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa na video zacu, ariko turaza kuba twahera ku bintu twagiye tubona hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, ku bintu byagiye bitambuka muri episode yashize uburyo byari bimeze, ubundi duhite dukomeza no muri episode igiye kuba yasohoka. Ese ibintu bigeze hehe? Rero tanga ibitekerezo byaho muri comment kugira ngo tuzajye tubana ibintu bimeze neza.
ese koko iyi nda Isimbi atwite ni iya Cyusa? Rero iyi nda abantu bibazaga iki kibazo, iyi nda ni iya Cyusa, ahubwo Cyusa ashaka kuba yayihakana kubera ko Cyusa yabashe kuba yatera iyi nda bimugwiririye kubera ko yari yarozwe, bari bamuhaye umuti utuma atagira ubwenge, rero birangira ateye inda Isimbi, ariko ashaka kuba yayihakana, agashaka ko Iribagiza atamenya ko ariwe wabashe kuba yatera iyi nda. Uri kumva ko Cyusa rero adashaka ko yabwira Iribagiza ukuri, ari mu makosa akomeye cyane. Abantu rero bibazaga iki kibazo, nizere ko mubashe kuba mwasobanukirwa, mujyaho muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu. Ese uriya mwana Isimbi atwite Cyusa namara kuba yavuka bakajya kuba bamupimisha basanga ari uwa Cyusa hazaba iki? Hariho abantu bibazaga icyo kibazo, rero nacyo nje kuba nakibasubiza kubera ko uriya mwana Isimbi atwite namara kuba yavuka bazafata nk'umutatsi we, bafate n'uriya wa Cyusa bajye kubipimisha, bapimishe ADN ye, nibasanga zihura n'iza Cyusa ubwo Isimbi niwe uzabasha kuba abaye umugore wa Cyusa. Uri kumva ko Iribagiza we nta kintu azaba akivuze kuri Cyusa, kandi Cyusa twamaze kubona ko ibi bintu ari byo adashaka ko Isimbi yaba umugore we, ariko Isimbi we agumye yizeye ko Cyusa azabasha kuba yaba umugabo we. Ese biraza kuba byaherera hehe? Jya muri comment nimba ubashe kuba wasobanukirwa, ukandemo ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikiye. Cyusa azakomeza ko yahisha Iribagiza ryari ko iriya nda Isimbi atwite ari iye? Ese Iribagiza nabyumva abyumviye ahandi ku ruhande azabasha kuba yakongera kuba yavugana na Cyusa? Byose ngiye kuba nabigusobanurira kubera ko Iribagiza namara kuba yamenya ko iyi nda Isimbi atwite ari iya Cyusa, abyumvisha ahandi Cyusa atari we ubimubwiye, uri kumva nyine bizaba ari ibintu bibi cyane kubera ko uyu mukobwa Iribagiza ni umuntu ukunda Cyusa cyane, niwe muntu wabashije kuba yakegukana umutima we. Twabonye ko na Cyusa amukunda, ariyo mpamvu adashaka ko yamenya ko ariwe wabashije ko yatera inda Isimbi, ariko uyu Cyusa arimo arakora amakosa akomeye cyane kubera ko yakabaye abwiza ukuri Iribagiza bikaza kuba byacaho byagaciye, bikaza Iribagiza bikamubabaza ariko bagahita biyunga, ariko namara kuba yabyumva ahandi uri kumva bizagorana Cyusa kuba yasaba imbabazi uyu mukobwa Iribagiza. Kandi twamaze kubona ko Cyusa yabashije ko yatera inda nawe uyu mukobwa, nubwo yabashije ko yayimutera ntago yari yabiteguye, ntago ariwe wabigizemo uruhare kubera ko uyu mukobwa kugira ngo Cyusa amutere inda nuko Cyusa yari yarozwe kugira ngo abashe ko yatera inda Isimbi. Uri kumva ko rero Isimbi ashaka uyu mugabo ku kibi n'icyiza kubera ko twamaze kubona ko Isimbi ariwe wabashije ko yabigiramo uruhare, ndetse na Nyiranambara na Rugema aribo bashaka ngo uyu musore Cyusa azabashe kuba yashaka uyu mukobwa Isimbi. Rero uri kumva ko babashe kuba bakora ibintu bibi cyane kugira ngo babashe kuba bakegukana uyu musore Cyusa, ariko ntago bigeze babigeraho kubera ko Cyusa yabashije ko yamutera inda ahita amwanga, ahita yikundira Iribagiza kubera ko bari bamubeshye ko iriya Isimbi niwe bari bamubeshye ko ariwe Iribagiza. Rero uri kumva ko aba babyeyi banoza ba Isimbi ndetse na Nyiranambara ndetse na Rugema bakoze amakosa akomeye cyane, nibo bafite uruhare mw'iriya nda ya Iribagiza ya Isimbi atwite kugira ngo abe yitwite, nibo babigizemo uruhare. Rero niba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota umaze kuba wasobanukirwa ibintu biri muri filime Inzira y'Umusaraba, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, ukandeba kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza.